yazamukiye mu gihugu cyacu kugiteza impanuka no kugiteza inkongi z'umuriro. Banyarwanda dusenge, inshuti z'u Rwanda mudufashe gusenga, kuko ngo aho ababiri bateraniye Imana nayo ibiri kumenamo, ibiri kumwe nabo. Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda niyo mpamvu mbasabira, ndabakunda niyo mpamvu mba naje imbere yanyu kugira ngo mbabwire ibyiza, kugira ngo duhugurane, kugira ngo tumenyane kandi turushaho kumenya amakuru y'ijuru riduha. Amahoro Imana rero nabane namwe, iduhagarareho. Burarega byose bigirwa no gusenga. Ntekereza ko nidusenga dubishyizeho umutima, Imana nayo izabana natwe cyane kuruta kuko turarangara. Abanyarwanda turarangaye, twigize abantu bindeba, turashaka gusengerwa ariko ntabwo dushaka gusenga. Nawe rero niba ushaka gusengerwa uko udashaka gusenga, ari ijambo uvuze ngo Yesu avuze ngo Imana ikunda Abanyarwanda, ujyanje uravuga uti Satani impamvu aturwanya nuko dusenga. Reka tukanze nk'umusore inyuma ho gatoya. Satani araturwanya, Imana ikunda u Rwanda. Ni iki Imana itegurira none u Rwanda kugira ngo tubone urukundo rwayo ruvuguruze imigambi shitana dufiteho? icyo nakubwira cyangwa nabwira abadukurikiye, urufunguzo rwa byose ni ugushyira hamwe. Ni ugushyira hamwe. Gushyira hamwe ni iki rero? Gushyira hamwe ni ugusenga, tugasengera mu kuri no mu mwuka. Yego, nabivuze kenshi ariko nagiye mbisubiramo, tukareka amashyari, tukareka urwango, tukareka iki, kuko mu bintu Imana iturega nabyo birimo. Kandi ikindi, Yesu nawe yarageragejwe, natwe tugomba kugeragezwa. Yarageragejwe, tugomba natwe kugira gute? Kugeragezwa. Ariko mu kugeragezwa ntabwo ari uko Imana itadukunda cyangwa itatubona. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo abantu nibagira umutima w'urukundo, abantu nibagira kwihangana, bagasenga, bagasengera mu kuri no mu mwuka, ndatekereza ko nta kitazashoboka. Yego, tugira tugana ku musozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, ariko icyo nakwibaza ni iki ngiki. Hari abantu bashobora kumva musenge cyane, Satani yagambiriye ibi ngibi, ni ibyo yagambiriye. Wakoze kutubwira ko Satani bigambiriye, abigambe ko ntibyabaye. Satani yagambiriye kuba guteza impanuka, Satani yagambiriye guteza inkongi, Satani yagambiriye gusenya ingo, agamije ko umugabo yakwica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Ni imigambi ya Shitani. Ubutumwa ari umuntu ushobora kubyumva agahangayika, akumva agize ubwoba muri we. Ndi kwibaza tugana ku musozo, ese n'ubuhe butumwa bw'ihumure wagenera abo bantu basa nk'abakutse umutima bw'ibyo bintu, kuko twese ntabwo twakira ibintu kimwe? Ubutumwa bw'ihumure waha Abanyarwanda, ko niho bivuze, ni ubuhe? Ubutumwa naha abantu cyane Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, ubutumwa nabaha ni uko nyuma y'ibi hari umunezero. Nyuma yo gusenga, nyuma yo kubabara, nyuma yo gusonza, nyuma y'agahinda, nyuma y'umubabaro, ndagira ngo mbabwire ko hari umunezero. Ariko nitugira gute? Nidusenga. Muri make insinzi no gusenga. Niyo nsinzi, nta yindi. Insinzi no gusenga. Turasenga gute ko wabwira gusa kubera ko asenga? Turasenga twiyirije, turasenga gute ko n'umwana avuga ko nsenga no gusenga? Ntekereza ko kwiyiriza ari byo byiza kuruta. Kandi iminsi ye 3. Utayishobora? Nta muntu utayishobora. N'uburwaye nkubwire, n'umurwayi afashe umwanya wo guseka akavuga ati Mana ndi imbere yawe,
ariko ku bwunzi ukabuza umubiri wanjye, ndagira ngo unshyigikire mu burwayi bwanjye nanjye mbashe gukora iki ya masengesho. Ushobora kuba urwaye ugasenga ariko ukiha ya minsi 3 ariko hari icyo uri mufata bitewe n'uburwayi. Noneho hari nawe utarwaye, ntabwo abantu bose ariko batarwaye ariko barwaye. Ushobora gukora amasengesho y'iminsi 3 utaryotewe naho nawe mfite ibyo kurya, kavuga nti reka nyakore iminsi 3 kandi karangira. Utumye nibuka akantu, ndibuka kera turi muri groupe, abanyamasengesho twajyaga dusengana muri groupe barabyibuka. Nigeze nkora amasengesho mu rugo nkubitiraho n'aya groupe. Nageraga ahantu Imana yari yaranshinze inkongi z'umuriro. Banyarwanda dusenge, inshuti z'u Rwanda mudufashe gusenga, kuko ngo aho ababiri bateraniye Imana nayo ibiri kumwe nabo. Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda niyo mpamvu mbasabira, ndabakunda niyo mpamvu mba naje imbere yanyu kugira ngo mbabwire ibyiza, kugira ngo duhugurane, kugira ngo tumenyane kandi turushaho kumenya amakuru y'ijuru riduha. Amahoro Imana rero nabane namwe. Yego, amahoro y'Imana nawe muhorane Mugabe. Urakoze cyane. Kuri iyi si tugiye dufiteho ibihugu byinshi cyane, muri Afurika harimo ibihugu byinshi cyane, ku isi hariho ibihugu byinshi cyane bitandukanye, ariko ndikwibaza kino kintu undi wese yakibaza. Utubwiye ko Satani agambiriye guteza impanuka mu Rwanda, ndetse n'inkongi z'imiriro, ubwicanyi bugiye abantu bakicana, tugira tubyumva hatandukanye, ariko ndikwibaza kubera iki u Rwanda, kuki Satani ahisemo u Rwanda mu bihugu byinshi cyane bigera mu 150 biri ku isi. U Rwanda Satani akayirwa ahitamo kugira ngo adukorere ivyo bibi. Kubera iki u Rwanda Mugabe, nimba wakibeje Imana no kubera iki? U Rwanda turi abanyabyaha, ngo twaracumuye, twatutse Imana, ntabwo dukiranuka. Kubera iki u Rwanda buri munsi? Urakoze kumbaza icyo kintu, nanjye nakibajije Imana. Icyo mbajije nanjye nakibajije Imana, ndayibaza ariko se Imana, kuki ari twe duhura n'ibigeragezo, kuki ari twe duhura n'ibibazo, kuki igiye kumbwira irambwira ngo nuko twinjira mu bintu byo gusenga twarangiza tukabivamo. Satani rero ntihatubonera. Imana iraturega kwinjira mu bintu byayo, buriyaho kugira ngo usenge ejo bireke birutwa nuko utabikora. Ukazabijyamo ubigiyemo ariko ntubijyemo ngo bivemo. Satani rero niho yaboneye urwaho. Ese nitwe twenyine, reka mvuge mfuse umugabane wa Afurika, nitwe twenyine muri Afurika, u Rwanda igihugu cyonyine cinjira mu byo gusenga kikabivamo, nta bindi bihugu bihe? Kuko dore ibihugu byinshi tugiye dufite birimo abarozi ba mbere ku isi cyangwa muri Afurika, bikorerwa mu bwicanyi, bikorerwa nta uburenganzira bw'umuntu nta buhari, nta gaciro umuntu afite muri icyo gihugu. Kubera iki? Musubize buriya Imana abayo irabakunda kandi ikabafuhira. Imana ikunda abanyarwanda. Imana ikunda abanyarwanda kuko ntabwo navuga ngo ni 100% mu gusenga, ariko abanyarwanda benshi barasenga, kandi aha igihugu gisenga cyane nicyo Satani yibasira. Uzarebe umuntu usenga cyane, umuntu uri mu by'Imana, ahanini niwe ugeragezwa, niwe Satani agerageza. Satani aramugerageza. Niyo mpamvu rero natwe tugeragezwa muri ubwo buryo, nuko abake bashoboka babasha gusenga, niyo mpamvu tugeragezwa. Yego, aje bavuze ngo Imana ikunda abanyarwanda. Ese urwo rukundo Imana ikunda abanyarwanda rugaragarira hehe, nimba yemera ko ibyo bintu biza bikaba byatugeraho? Urwo rukundo turarubonera mu yihe mirimo, turabonera hehe?
nimba numvaga nimba u Rwanda yaraduhaye ikavuga ati ibyo bintu ikatugota, ariko urwo rukundo turarubonera hehe nimba iri kwemera ko ibyo bintu byaza? Ntabwo ndumva urukundo ruhari. Twaba dufite ikibazo niba tutabona ko ngiri kubyibaza ngewe. Ni wowe ari aho rero nagira ngo nsubize rero nawe waba ufite ikibazo niba utabona ko urukundo rw'Imana ruhari. Byaba ari ikibazo nyine bamfasha igihe ikibazo gikemuke. Ikibazo nta kindi gukemuka no gusenga tukabihagararamo neza tukaba maso kugira ngo Imana nayo iduhagarareho. Burarega byose bigirwa no gusenga. Ntekereza ko nidusenga dubishyizeho umutima, Imana nayo izabana natwe cyane kuruta kuko turarangara. Abanyarwanda turarangaye, twigize abantu bindeba, turashaka gusengerwa ariko ntabwo dushaka gusenga. Nawe rero niba ushaka gusengerwa ukaba udashaka gusenga, ari ijambo uvuze ngo Yesu avuze ngo Imana ikunda Abanyarwanda, ujyanje wavuga uti Satani impamvu aturwanya ni uko dusenga. Reka tukanze nk'umusore inyuma ho gatoya. Satani araturwanya, Imana ikunda u Rwanda. Ni iki Imana itegurira none u Rwanda kugira ngo tubone urukundo rwayo ruvuguruza imigambi shitana dufiteho? Icyo nakubwira cyangwa nabwira abadukurikiye, urufunguzo rwa byose ni ugushyira hamwe. Ni ugushyira hamwe. Gushyira hamwe ni iki rero? Gushyira hamwe ni ugusenga, tugasengera mu kuri no mu mwuka. Yego, nabivuze kenshi ariko nagiye mbisubiramo, tukareka amashyari, tukareka urwango, tukareka iki, kuko mu bintu Imana iturega nabyo birimo. Kandi ikindi, Yesu nawe yarageragejwe, natwe tugomba kugeragezwa. Yarageragejwe, tugomba natwe kugira gute kugeragezwa. Ariko mu kugeragezwa ntabwo ari uko Imana itadukunda cyangwa itatubona. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo abantu nibagira umutima w'urukundo, abantu nibagira kwihangana bagasengera mu kuri no mu mwuka, ndatekereza ko nta kitazashoboka. Yego, tugira tugana ku musozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, ariko icyo nakwibaza ni iki ngiki. Hari abantu bashobora kumva musenge cyane, Satani yagambiriye ibi ngibi, ni ibyo yagambiriye. Wakoze kutubwira ko ari Satani bigambiriye, abigambiye ko ntibyabaye. Satani yagambiriye kuba guteza impanuka, Satani yagambiriye guteza inkongi, Satani yagambiriye gusenya ingo agamije ko umugabo yakwica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Ni imigambi ya shitani. Ubutumwa ari umuntu ushobora kubyumva agahangayika akumva agize ubwoba muri we. Ndi kwibaza tugana ku musozo, ese n'ubuhe butumwa bw'ihumure wagenera abo bantu basa nk'abakutse umutima bw'ibyo bintu, kuko twese ntabwo twakira ibintu kimwe? Ubutumwa bw'ihumure waha Abanyarwanda ko niho bivuze ni ubuhe? Ubutumwa naha abantu cyane Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, ubutumwa nabaha ni uko nyuma y'ibi hari umunezero, nyuma yo gusenga, nyuma yo kubabara, nyuma yo gusonza, nyuma y'agahinda, nyuma y'umubabaro, ndagira ngo mbabwire ko hari umunezero. Ariko nitugira gute? Nidusenga. Muri make insinzi no gusenga. Niyo nsinzi nta yindi. Insinzi no gusenga. Turasenga gute ko wabwira gusa kubera ko asenga? Turasenga twiyirije, turasenga gute n'umwana avuga ko nsenga no gusenga? Ntekereza ko kwiyiriza ari byo byiza kuruta. Kandi iminsi ye 3. Utayishobora? Nta muntu utayishobora. n'uburwaye nkubwire n'umurwayi afashe umwanya wo guseka akavuga ati Mana ndi imbere yawe ariko kubwunzi ukabuza umubiri wanjye
ndagira ngo unshyigikire mu burwayi bwanjye nanjye mbashe gukora iki ya masengesho. Ushobora kuba urwaye ugasenga ariko ukiha ya minsi 3 ariko hari icyo uri mufata bitewe n'uburwayi. Noneho hari nawe utarwaye, ntabwo abantu bose ariko batarwaye ariko barwaye. Ushobora gukora amasengesho y'iminsi 3 utariyutanywa, kuko nanjye njya nyakora ntabonye ibyo kurya. Ari nayo gahato ntabwo ari gusenga. Nayo gahato, ariko hari nayo nkora jyewe naho mfite ibyo kurya kavuga nti reka nyakore iminsi 3 kandi karangira. Utumye nibuka akantu, ndibuka kera turi muri groupe, abanyamasengesho twajyaga dusengana muri groupe barabyibuka. Nigeze nkora amasengesho mu rugo nkubitiraho n'aya groupe. Nageraga ahantu Imana yari yaranshinze, ndi umurinzi w'icyumba, nkora y'agahato yo mu rugo njye no gukora ayo muri groupe. Ndabyibuka ko nagiye guhaguruka ndongera intege zirabura nsubira hasi. Bagombye kunshyirira isukari mu mazi ndanywa. Ntabwo rero iminsi 3 yananira, ndayikora rwose nkaguruka ndi muzima iyo ntahuye n'ayo ngayo y'agahato yo mu rugo. Ayo masengesho yatangira ryari? Uyu munsi ndatekereza ko bibaye byiza rwose. Ngewe nanayatangiye, ariko nayatangiye mu gitondo. Natangiye mu gitondo, n'undi wese ubishaka dufatanye dusenge kugira ngo Imana y'amahoro ikureho impanuka mu gihugu cyacu. Reka tugushimire Mugabe ku butumwa bwiza utambukije, twe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Tukanye ku musozo w'ikiganiro cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi. Turagushimiye, Imana igumisha kandi Imana ikomeze kukwagura. Nshuti muvanga duteze amatwi, ushaka kumva hari ibyo udasobanukiwe cyangwa se wifuza gusobanuza, Mugabe agiye gutanga nimero za telefone kugira ngo mubashe kuza kuvugana, wamwandikira, wamuhamagara uko ushobojwe. Ni karibu Mugabe, nimba nta kindi duhe nimero za telefone udusengera Imana. Nimero zanjye ni 0788 96 97 ariko ujye umfasha uzishyire kuri taburo. Bajya bambwira ngo hari igihe nzivuga kuzisubiramo bikabagora. Ntabwo babanje ikiganiro, niyo mpamvu hari umuntu cyumva ntakirangiza wenda bitewe n'ibyo arimo, ariko tugiye kubafasha. Nimero tuzishyira kuri taburo kugira ngo mujye muzibona, hanyuma muduhamagare dufatanye amasengesho, muduhamagare dufatanye gusenga kugira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iturengere kandi iduhagarare. Murakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda kandi ndabasengera. Yesu abaho umugisha. Wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Naho utaha. Yego.